Bom, isashimwe ni aposo isashimwe imusengize conversation n'umudamu uri single, mama uri single ufite abana ategeza ni ku let me share bagore beza, abagore bari single bafite abana, iyo tugiye kudatinga twirinde ibirura ubwo bibigurye, kubera ko namaze kubona ko burya nabyo ni ibindi byo kwigwa. Imana iduha ubwenge bwo kumenya ibigoryi, ibirura, abagore b'ubugoryi babaho, banabare, ibirura ba Yuda. Ubundi iduhe ubwenge bwo kumenya ikidukwiriye abana bacu cyane cyane. Mwirinde kuzana abagabo baza kubatesha umutwe bigatuma n'abana bahungabana. Wafuma agenda ariko ukabana n'abana amahoro. Buriya maze imbana n'abana Marika sinzi byari mu mukobwa wanjye, ariko nta cyiza cyo kugira urugo rurimo amahoro, nta n'icyiza cyo kuzana amahoro mu bana bawe. Single mama, shyira abana bawe imbere pe, ariko wirinde kuzana umugabo wundi w'ikigoryi, w'ikirara, uri instable, umugabo utazi icyo ashaka, yafuma ava mu rugo aho kuzana izo instabilité mu bana bawe. Fata abantu bashyira imbere y'ibintu byose, kuko ushaka kuzana ikirara wagarura se niba yari ikirara akaba biterwa n'umuntu n'ukumva papa we yagiye. Uretse ko nta mugabo utabana, ngiye nshaka kuvuga ari serious. So muri make benshi batabana abari ibirara, abari bayo ubugoryi nyine nkabana bari, niko biri, cyo twita ibintu ko biri. Ariko birinde kuvuga ngo ugiye gufata umugabo umushyize hejuru cyangwa imbere y'abana. Umugabo uzaza akabona azanye ingeso mbi, ingeso z'amafuti, ngo nuko akijijwe, umugabo ukijijwe azana ingeso nziza mu bana bawe. Uzajya ubanza ubari umugabo nzanye n'icyo abana bazamwigiraho. Wikwireba ngo ushyire imbere, shyira abana imbere. Niko biri. You can't listen. Ibyo nacanyemo n'abana, nawe waciyemo n'abana mu masingo. Tuvuge ngo Imana yagufashije wabareze kugeza. Ni normal kuri uri jeune, ndi umujene. Turacyari bato, ntabwo turasaza kandi ntabwo turabura ibyiringiro. Igihe ibintu byo kuvuga ngo abagore baza gushyira ibyiringiro bakumvisha ko oya, nimba uzongera kurongorwa kandi ukabyemera imbere y'Imana, go ahead. Ntagire umuzaza kugutesha umwanya rwose kukubuza iyo liberté. Mu gihe uri single kandi tuvuge uvure mutiri mu ikosa imbere y'Imana ubyemerewe, ntagire umuzaza kubwira ngo ubuzima ni ubwawe. Ntukishinga abantu bafite byinshi bagendana mu mitima yabo bitewe n'ibyo baciyemo, bitewe n'amatoroma bafite. Rero nimba ntayo ufite iyo toroma, ukaba wemerewe kurongorwa imbere y'Imana, ukaba ubyemerewe, ntugire ubwoba. Gusa ni ugushishoza ukavuga uti uyu mugabo ngiye kuzana mu bana banjye ameze ati. Hari n'ibihurura bishobora kukubeshya bikaprofita, kuko iyo uri single mom wumva uri vulnerable, zuba bita mu Kinyarwanda. Rero ibikirura kizi kumenya icyo ukeneye, kikakubwira. Bari abantu bafite akarimi keza, bafite akarimi k'inzoka, ariko ntibizakubuze kumusohora mu nzu yawe. Ntibizakubuze ngo naza ngo atanye gutesha umutwe mu rugo ufite abana, uzamureka agende. Please, ubundi ureka abana bawe bakure mu mahoro warwaniriye, wabashakiye. Ngo nubwire ababyeyi barwaniriye abana babo. No. Kuko abana turabigisha education
tugomba kubereka inzira nziza. Niba baragize base ibirara n'ibigoryi, hagomba no kugira abandi bagabo baza mu buzima bwacu b'ibigoryi birara. No, iyo si yo myaka tugezemo, ntugomba no kubyemera ngo ni ukubera in the name y'urukundo. Urukundo rwahe? Urukundo ruraproteja, urukundo ruza rukongeramo amahoro n'iki. Ntabwo bwikunda, forget. Umugabo wikunda no. Umugabo uzaza agashaka gutesha umutwe, agashaka mva uyu wafunga uguma wenyine ukagira amahoro, aho kuzana umusazi gusaze asaze n'abana bawe. Ntacyo ubuhombye. Ikirara kigusuvuye mu nzira, ntacyo uhomba. Umugabo w'ikirara w'ikigoryi w'igisambanyi avuye mu buzima bwawe ushima, ntacyo ubuhombye na gito, kuko ngubu aba ari aho kugira ngo n'aya mahoro wari ufite n'ibyo wubatse abaje kubisenya, kuko nusenya gusa. Rero ntukagire ikibazo. Umugabo utari muzima, umugabo utafite vision nziza azana byiza ku bana agiye, ujye ushima Uwiteka.